Yego ndagusuhuje kandi nkwifurije umunsi mwiza ugenda ukurikira umunsi kundi gahunda za Kigali 215 cano ikugezaho amakuru atandukanye y'imyidagaduro wacu mu gihugu cy'u Rwanda na cano ikugezaho ibiganiro na bamwe mu basitari batandukanye icyo gusaba gusa no kora subscribe n'ubundi kwa kundi kugira ngo amakuru menshi ajye basha kugira ko guje ndetse nuko bukeye tuyabagezaho mu buryo bw'amajwi ndetse n'amashusho kandi tuyabagezaho mu buryo bwizewe kandi bunihuse nimba ushaka kuba umwe mu bambere n'ubundi rakora cya kintu gusa subscribing maze umwanya uwumparire nkundagazaho amakuru atandukanye y'ibiganiro bitandukanye by'abasitari bana iwacu mu gihugu cy'u Rwanda nje ku nkurya niye nizera Judith ndetse na niyibikora Safi Madiba umwe mu basore navuga ngo bazamuye amazina mu buryo bukomeye cyane ku bakobwa bagiye bakundana na Safi Madiba ntago ntekereza neza ko ari umukobwa bakundanye na Safi Madiba ngo izina rye ntiritumbagire nago ndamutse mvuze yuko uyu mutipe ari umwe mu bamamaza abakobwa ntago nzi ko naba nibeshya ariko tubihereye ku bakundanye mbere cyangwa se ko yakunze mbere ari we Butera Jean d'Arc wamamaye mu muziki nyarwanda nka Butera Knowless ni Ingabire Butera Jean d'Arc ariko wamamaye mu muziki nyarwanda nka Knowless Butera batangira gukundana mbere nibwo uyu mukobwa wari kiri mushya mu rwa muzika nyarwanda agiye azamura urwego by'umwariko ndetse n'imiririmbire igenda ihabwa agaciro by'umwariko bitewe nuko yari umwe mu nshuti z'abastari bari bagezwe mu cyo gihe dore ko niyibikora Safi Madiba umwe mu barimbaga mu itsinda rya Urban Boys itsinda ryari yoboye umuziki mu gihugu cy'u Rwanda muri iyo myaka hagati ya za 2010 kuzamura ndatekereza neza ko byari birashye cyane kugira ngo Knowless Butera afatishe by'umwariko bigendeye kuri niyibikora Safi Madiba nawe yagendeye ku izina rye arakora karahava ndetse aba umwe mu bakobwa bagiye babonwa na benshi cyane by'umwariko bitewe nuko ibyo yakoraga byagiye bikundwa na benshi mu buryo bukomeye cyane nagahora gahanze ndetse koko ngo uwo muzarambana umubona mu gihura ndetse ngo n'amaboko azayaguha uyabona mukiramukanya ntago amaboko yari kuzaha Safi Madiba yari Knowless Butera ndetse nanubwo uwari kurambana Knowless Butera yari Safi Madiba yari kuza kwisobanura ubwo uyu mukobwa Knowless Butera yasohoraga indirimbo sinzakwibagirwa yaramaze guterwa n'urukumbuzi yaramaze gukumbura n'ibikora Safi Madiba wazari umukunzi we ndetse nyuma bikaza kuza kwivangavanga n'abakimufite nk'umukunzi we ndetse nari ibikora Safi Madiba aza kubaza Knowless icyo yamuhoye by'umwariko binyuze mu ndirimbo wampoye iki indirimbo asuwe n'itsinda rya Urban Boys mu nyuma Knowless aza kugaragaza ibyishimo arimo mu rukundo rwe ndetse na Ishimwe Clement wamaze kumugira umugore mu buryo bwemewe n'Imana ndetse n'amategeko n'imiryango ndetse akamaze kubyarana umwana umwe mu buryo buzwi ari we Ishimwe Butera icyo gihe niyibikora Safi Madiba nawe yarateruye abwira Knowless ati ngewe sindi umukara kandi sindi n'umweru gusananga abanyi bo mugono inkuru z'urukundo rwabo zabaye inkuru zikomeye cyane by'umwariko mu bitangazamakuru byara mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga abenshi bakurikira imyidagaduro ndetse banayikunda banezezwa no kumva cyane inkuru ya Safi Madiba ndetse na Knowless Butera mu nyuma nibwo Safi Madiba aje kuza gucudikana Parfine Mutesi baza kuza kugirana ibihe byiza ndetse birimo no kwitegura kubana nkuko byari byanagenze na mbere ubwo Safi Madiba yagaragazaga Knowless Butera mu banjema be nk'umugore kandi ko wagize wamukoro byazamugwa nabi nako byagenze kuri Parfine Umutesi amugaragaza cyangwa se atangira kumutwara nk'umugore ndetse na Parfine atangira kwitwara nk'umugore mu mutima wa niyibikora Safi Madiba ibi ntago byaje gutinda habe na gatoya dore ko mu mwaka wa 2017 by'umwariko mu kwezi kwa Nzeri nibwo abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga batungwe by'umwariko no kubona Safi Madiba yenda gushinga urugo na Judith Nyonize no mudamu utari warigeze uvugwa mu bitangazamakuru habe na gatoya ariko kugeza ubu ngubu wamaze gukoresha neza kurira ku izina rya niyibikora Safi Madiba mugize uwari we akaba amaze kugira ibindi bintu runaka atangira kwigwizaho cyangwa se kugezaho ari nacyo ngira ngo tuganireho kuri uyu munsi uyu mubyeyi Judith niyo nizera nemwite umubyeyi n'icyubahiro mpa ab'igitsina gore bose ariko n'umugore w'umugabo ariko akaba umukobwa mu buryo bwa kigore dore ko nta buryo buzwi ko uyu Judith niyo nizera yaba yarabyaye cyangwa se yaba afite umwana ku itariki 21 rero z'ukwezi kwa Nzeri nibwo abantu bamwe bagiye batungurwa n'inkuru ivuga ko Safi niyibikora cyangwa se Safi
Safi Madiba wari umaze iminsi mike atandukanye na Parfine Mutesi agiye gushyingiranwa na Judith Niyonizera. Ni inkuru yakwirakwiye mu bitangazamakuru bitandukanye byano wacu mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'inkuru yazaga ku mitwe bitangazamakuru yandika imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda. Abanditsi baryaje amakaramu barandika karahava, ndetse n'abasoma amaso bayahanga ku bitangazamakuru bitandukanye, ari nako bagenda batanga ibitekerezo ku nkuru zivuga ku rukundo ndetse n'umubano bya Safi Madiba ndetse na Judith Niyonizera. Aya magambo aje kuza gushira ivuga by'umwihariko yamaje kwemezwa n'urupapuro rutumira abagomba kwitabira ubukwe bwa Safi Madiba ndetse na Judith Niyonizera, ndetse nyuma y'imisi mikeya nibwo yagiye hanze amafoto uyu nibikora Safi Madiba ndetse na Judith Niyonizera bagiye gusezerana mu murenge. Nyuma yaho Safi Madiba yaramaze gutandukana na Parfine Umutesi wagaragaraga nk'umugore we. Ibi ngibi byaje kuza kuba ku itariki ya mbere z'ukwezi k'Ukwakira mwaka wa 2017 n'ubundi nibwo yaje kuza kuba ibirori byo gusaba ndetse no gukwa biza kubera kwirebero mu karere ka Kicukiro. Safi Madiba arasaba anakwa Judith Niyonizera ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko biciye muri Parfine wari umaze kuba yatwarwa umugabo cyangwa se umukunzi, ndetse n'ubundi bitari koroha na gato yuko agaragaza ibyishimo byamubayeho. Numwe mafashe iya mbere mu gutera commentaire zitari nziza ku rugo rwa Judith Niyonizera ndetse na nibikora Safi Madiba. Ashinja Safi Madiba kuba ari umuhemu mu rukundo, ashinja Safi Madiba yuko agomba kuzayimukira uyu mugore we, ndetse by'umwihariko byiganza mu ijambo rimwe ryuko Safi Madiba azasambana ari kumwe na Judith Niyonizera. Saba gusa kuko nabakoresha imbuga nkoranyambaga by'umwe ku mitekerezo bagendaga batanga bagiye baha garanti nto cyane urugo rwa Judith Niyonizera ndetse na Safi Madiba, bitewe nuko abenshi mu bareba mu mboni zabo babonaga Safi Madiba adakwiranye na Judith Niyonizera. Nyuma yo gukora ubukwe Safi Madiba yahise atangira kugerwaho navuga ngo n'amagambo y'inshamugongo menshi cyane, by'umwihariko harimo n'ibigeragezo bigiye bitandukanye, nkaho umugabo w'umunyakanada bakundanaga na Judith Niyonizera yagiye ashyira hanze uburyo ki Judith Niyonizera muhemukiye ndetse akanamwambura n'amafaranga, ndetse byagiye bikurikizwa n'amafoto atandukanye agaragaza Judith Niyonizera yambaye ubusa, bigaragara ko anasobanura neza ko yari kumwe na Judith, ni kuvuga uyu mugabo nyine Link Hilton niko yitwa, agaragaza ko yari kumwe na Judith Niyonizera wari umaze kuba umugore wa Safi, bari kumwe mu cyumba aho muri Canada. Uyu mugabo witwa Link Hilton yagiye agaragaza ukwicuza gukomeye cyane, by'umwihariko ni nyuma yaho ibyo yakoze yabonye ko hari ingaruka zikomeye byamaje kuba byateza muri rusange. Reka tureke kwibanda ku byahise twigezire ku by'uyu munsi, by'umwihariko n'uburyo Judith Niyonizera arimo kubyaza umusaruro izina yasigiwe na nibikora Safi Madiba. Mu minsi mike yashize nibwo Safi Madiba yatangaje ko nubwo ari umugabo w'umugore mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko atakomeza kubaho kubana n'umugore mu mubano wo kwihambira cyangwa se kwihumana, ko atangaza ko yamaze gutandukana na Judith Niyonizera n'ubundi wagaragaraga nk'umugore we mu buryo bw'amategeko, ndetse n'abantu benshi bari bazi yuko ari umugore we. Ni nyuma ariko uyu mugore amaje gushakira Safi Madiba itike imuriza indege ndetse akamushakira na visa igomba kumutoza muri Canada, yamara kugerayo akamwereka mu bworo bw'ikirenge akamwipakurura. Niwe yatuniye page aravuga ati yewe ubwanjye ntago nyiri ku murongo umwe n'uyu mukobwa cyangwa se n'uyu mugore wanjye twakundanye ari we Niyonizera Judith. Niyonizera Judith yashize igihe gito cyane nibwo yatangiye kugenda noneho agaragara ku mbuga nkoranyambaga bya hato na hato, agaragara ku masiti y'abantu bya hato na hato, cyane cyane arano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse biza no kuza gutuma uyu mudamu ashinga company cyangwa societe yise Judith Entertainment. Iyi akaba ari ari societe navuga ngo imugaragaza nk'umukinnyi wa filime ndetse nk'umunyamideli. Ni ibintu uyu mudamu atigeze agaragaza mbere yuko ashoboye, imbere yuko abana na nibikora Safi Madiba. Kimwe mu byo abantu benshi buriraho bemeza neza ko yuririye cyane ku izina rya nibikora Safi Madiba, bikamufasha kuba yakora imishinga igiye itandukanye. Mu nyuma y'ahangaha nibwo uyu mukobwa Judith mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mu minsi mike ishize nibwo
rero yagaragaje ko we ubwe ku giti cye yari afite impano ndetse anasanzwe akora ibya filime ndetse n'imideri, dore ko ngo yigeze gukina filime akiri muto yiga muri primaire ariko namenye amarengero yayo, ndetse ngo naho yabaga muri Canada uyu mudamu ngo yarasanzwe akinirayo filime mu buryo bwa kinyamwuga. Yifashishije Muyoboke Alex nk'umwe mu bamanagingaga abahanzi batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, amwifashisha mu mishinga afite yo gukora filime muri rusange, ndetse nk'undi wese akeneye gusirimuka akora page ya Instagram akoresha amazina ya Judy Boss Ready. Benshi cyane bavuga ko uyu mudamu yakoze ibingibi mu rwego rw'Imana n'ibikora Safi Madiba, abandi bakavuga ko uyu mudamu yakoze ibingibi kugira ngo adapfusha ubusa izina yahawe cyangwa se yubakiwe na n'ibikora Safi Madiba, wamaze kumugira ikirangirire muri rubanda, wamaze kumugira icyogere niko navuga, cyangwa se akamugira umuntu wamenywe na bose nk'umavumba. Kugira ngo uvuge Judith niyo nizera nabashe kuba yakumvuga byaba ari ibintu bigoranye cyane bitewe n'ukuntu izina rye yazamutse mu gihe gito, by'umwihariko biturutse kuri n'ibikora Safi Madiba. Kugeza kuri ubu ngubu niyo nizera Judith ku mbuga nkoranyambaga apostinga uko ashaka, by'umwihariko agapostinga amafoto atandukanye ayo benshi bakunda kwita areshya cyangwa se akurura ab'igitsina gabo. Kugeza kuri ubu ngubu uyu mudamu yatangiye gukora umushinga wa filime yise Zanduru, ni filime agaragaramo ari umwe mu bakinnyi b'imena muri iyo filime yitwa Zanduru. Nyuma y'iminsi mike ibyo bibaye, ni nyuma y'igihe gitoya niyo nizera Judith agaragaye ko agaragaje ko abaye umukinnyi wa filime nyarwanda, nibwo ku rukuta rwa Instagram rwa n'ibikora Safi Madiba nawe yagaragaje noneho mu buryo bweruye ko afite umwana. Byajyaga bivugwa kenshi cyane ko Safi Madiba yabyaye umwana mu minsi yashize, ndetse hari n'inkuru zigiye zitandukanye zagiye zigaragaza ko n'ibikora Safi Madiba byaranye umwana n'umukobwa wabaga ku Gisozi, nyuma akaza kuza kumwigarama, ariko kuri ubu ngubu n'ibikora Safi Madiba noneho ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka 2020 abinyujije ku rukuta rwa Instagram, n'ibikora Safi Madiba yagaragaje ko afite umwana w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka hagati y'imyaka 5 ndetse n'imyaka 8, ndetse icyo gihe n'ibikora Safi Madiba yamwifurizaga isabukuru nziza. Amagambo yanditse nk'umubyeyi wifuriza ibyiza umwana we, cyane cyane arimo urukundo rutagira rwa kibyeyi muri rusange, yanditse agira ati today a legend, a lion, a young superstar, young Madiba was born. Happy birthday son, daddy loves you. Ngerekeje mu Kinyarwanda yanditse agira ati uyu munsi umunyabigwi, intare, icyamamare gitoya, Madiba mutoya yavutse, ati sabukuru nziza muhungu, papa aragukunda. Ayo ni amagambo yanditse mu by'ukuri by'umwihariko amuvuye ku mutima, ndetse abenshi cyane batungurwa bikomeye cyane no kuba n'ibikora Safi Madiba no agaragaje ko afite umwana, cyangwa se kuba n'ibikora Safi Madiba agaragaje ko afite umwana, bitewe nuko abakobwa bagiye bavuga mu rukundo na n'ibikora Safi Madiba, cyane cyane nabo batindanye nta numwe byigeze bivuga yuko barabyaranye, yaba Knowless Butera, yaba Umutesi Parfine, ndetse yaba na Judith niyo nizera bamaze gutandukana mu minsi mike ishize, ndetse n'ibitekerezo byinshi yagiye bigenda bitambuka kuri uyu mutipe kuri Instagram, umutipe Safi Madiba, by'umwihariko abenshi bagenda batungurwa no kuba afite umwana, ariko abenshi mu bafana be n'ubundi bagenda bifuriza isabukuru nziza uyu mwana wa n'ibikora Safi Madiba. N'ubundi nkuru nyamukuru yari uko n'ibikora Safi Madiba yubakiye izina mu buryo bugaragara cyangwa se mu buryo bukomeye uyu mudamu Judith niyo nizera, ndetse iryo zina akaba ari iryo zina kugeza ubu ngo arimo kugendera akora ibintu bitandukanye, akora umunsi ku wundi, ndetse ko Safi Madiba yagiye afasha mu buryo bukomeye cyane abakobwa bagiye bakundana na ngajye nguko. Rero iyi ni Kigali 250 yandiko Janvier Lomego, amakuru menshi atandukanye y'imyidagaduro by'umwihariko iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nyangwa nyabagezaho 5 kuri 5, ndetse n'ibiganiro bitandukanye namwe mu bastari bano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Ndatekereza neza ko uramutse uvuye ngo udakoze subscribe waba uri nashima, kandi nzereza ko abenshi bankurikira kandi banankunda ari abantu basobanutse muri rusange. Kora subscribe rero, utanga igitekerezo ko like kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Uko nabikubwiye ni Kigali 250 niko Janvier Lomego, reka mwifurize umunsi mwiza.